umusore wanyu Dizo nk'ibisanzwe ubagezaho amakuru meza, amakuru yizewe ndetse amakuru agezweho cyane n'ahandi mwasanga si byaganye kuri iyi channel. Umunsi rero tukaba twateguriye inkuru irambuye cyane kugira ngo abenshi nyine mwagiye mwumva ko Miss Vanessa w'abagisonga cya mbere nyine cya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2015 yaje kwambikwa impeta n'umusore w'umukongomani ukomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzwi ku izina rya Kabaru Putin. Aba bombi rero si ubwa mbere byaba bigaragaye ko bari mu rukundo, dore ko bagiye bakunda kubigaragaza ku mbuga nkoranyambaga zabo zigiye zitandukanye, nko ku mafoto bagiye basharingaho, umwe wenda ashyiraho ifoto y'undi amutaka amuvuga amagambo amushimagiza, ndetse n'andi mafoto bagiye bifotozanya bajya ahantu kuryoshya nk'Igoma, i Kigali ahangaha ndetse no kuri Muhazi ndetse n'andi henshi agiye atandukanye, bakajya baragiye bagira ibihe byiza bakabisangiza n'abakunzi bo ku mbuga nkoranyambaga. Miss Vanessa rero yari amaze igihe kinini atandukanye n'umusore ukunzwe cyane w'umuririmbyi mu itsinda rya Active ariwe Olvis. Baje gutandukana nabi cyane, dore ko bagiye bashyira hanze amabanga yabo agiye atandukanye, dore ko batatinye no gushyira hanze amabanga yabo aganisha no mu buriri. Ndetse byaje kuvugwa nyuma y'uko atandukanye na Olvis ko yaje gukundana n'umuhanzi Kizito abenshi muzi nka Paccy wazuye mu itsinda rya TNP, nubwo wenda bombi bagiye babihakana babitera utwatsi bavuga ko ari ibihuha, ibyo akaba byari ibihuha. Bivugwa ko Kabaru afite uburambe mu gukundana n'abakobwa byamamare cyane cyane nko muri sinema, muri fashion ndetse n'abaririmbyi, nk'uwo twabaha urugero rw'umukobwa witwa Jacqueline Wolper wigeze gukundanaho n'umuhanzi Harmonize, nubwo wenda baje gutandukana, ndetse bivugwa ko yari yaranamwambitse impeta y'urukundo imbere y'ababyeyi be, nubwo wenda nyuma bitaje gukomeza bikaza gupfa. Urumva rero Kabaru yaje guhemukira umukobwa w'umunyatanzania aje kumwambika impeta imbere y'ababyeyi be, nubwo wenda bitaje gukunda yuko baza kubana. Ndetse Kabaru yaje guhemukira umukobwa cyane, dore ko nyuma yaje kumufata akamujyana muri Afurika y'Epfo avuga ko agiye kumurihira amashuri ye, nubwo wenda byageze nyuma akaza gusanga atari icyo ngicyo wenda yari agiye gukora, dore ko yamugezeyo akamugira nk'umugore we, kandi mu by'ukuri ntabwo bari barigeze bashakana nk'umugabo n'umugore, ndetse akanamufata nk'umukozi wo mu rugo akagerwa amukoresha imirimo, ndetse n'iyo kaminuza ngo ntawe yigeze yiga. Ndetse baje kubana gutyo mu gihe kingana n'amezi 3, nubwo wenda baje guhita batandukana. Intandaro ivuga ku itandukana ryabo ivugwa ko yaje kumufotora amafoto yambaye ubusa akaza kuyakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye akamushyira ku karubanda, ari nacyo gishobora kuba cyaratumye aba bombi baza guhita batandukana, nk'uko Jacqueline yaje kubitangariza kuri televiziyo yitwa Clouds TV yo mu gihugu cya Tanzania. Tubashimiye kuba mwabanye natwe ngaha kuri channel ya Dizo Rwanda, n'ahandi hantu waza gukura amakuru meza cyane. Kora subscribe, kuri like, kuri share, ujye ubona n'amakuru meza cyane agiye atandukanye. Mwakoze kubana natwe.